tubahaye ikaze kuri channel yacu The Vibes Triple Rwanda. Nkuko mumaze kubimenyera muba muri kumwe nanjye Uwera Triple Mignon ndetse na mugenzi wanjye Umulisa Trick Sonia. Uyu munsi rero ko tugiye kubagezaho amabanga hagati y'abakundana. Insanganyamatsiko y'uyu munsi ikaba igira iti: ni iki kizakubwira umukobwa ugushakaho amafaranga? Ikintu kizakubwira umukobwa ugukurikiyeho amafaranga, bamwe babyita ngo no gukura ibyinyo. Iteka uwo mukobwa mukimenyana azihutira kukubaza akazi ukora, ntazatinya no kukubaza umushahara wawe. Mbese nicyo kintu cya mbere kizaba kimushishikaje kugira ngo abashe kumenya uko uhagaze mu ikofi yawe. Ikindi kintu rero kizamukubwira umukobwa nk'uwo nguwo, iteka azaguhamagara atakubaza uko wiriwe cyangwa se uko aramutse, ahubwo azaguhamagara igihe azaba yumva afite ikibazo, ashaka ko hari ikibazo umukemurira. Icyo kibazo kizaba cyerekeranye n'amafaranga kuko ari yashobora gukemura icyo kibazo. Nkomoje kuri icyo mugenzi wanjye yaravuze, umukobwa uzaba ugukurikiyeho amafaranga buri teka ni ukugutura ibyo bibazo, nta nubwo azatinya kwiyaturiraho ibibi akubeshya uti mama wanjye yagize ikibazo ndarwaye. Hari nubwo azavuga ngo twagize ibyago mu muryango nyamara kubeshya. Mbese buri teka uko aguhamagaye ko muganiriye wumva afite utubazo twa hato na hato. Ikindi kintu rero kizamukubwira umukobwa nk'uwo nguwo, iteka ntazifuza ahazaza hawe ngo hazabe heza. Iteka azahora agusaba gusa, ntazigera kugira inama yo ko wasevinga amafaranga yawe. Ntago azigera kuba yakugira inama y'uko ushobora gufata ayo mafaranga yawe ugafataho makeya, ushobora kugenda ukaguramo ibyo ngibyo bikeya ukeneye muri ako kanya. Ahubwo iteka agahora akuganyira, ntago azigera yumva ikibazo cyawe wowe, ahubwo azahora yumva yifuza wowe wakumva ibibazo bye kugira ngo uyamukemurire ukoresheje amafaranga yawe. Ikindi kintu cya gatanu ari nacyo dusorezaho, umukobwa ugukurikiyeho amafaranga iteka iyo muganira aba afite amaganya ndetse no kwifuza. Hahandi aba yifuza icyampa nkagira iki n'iki, icyampa nkaba mfite telefone iyi n'iyi. Amaganya yo mvuga ni kwa kundi abavuga ati iyo nanjye mba nkuriya mukobwa sohotse buri weekend, abandi bakobwa baba bambaye gutya na gutya. Mbese ukumva mu magambo ari kuvuga hagarukamo cya kintu cyo kwifuza ndetse no kuganya. Rero uwo mukobwa nta gahunda yo kurushinga aba afite, mbese ntabwo wamwizera, uzahita wumva ko nta kindi akurikiye usibye amafaranga. Yego, ngahe nguko rero ibyo ni byo bintu bitanu fuzaga kubagezaho. Mwa basore mwe murarya muri menge kuko abakobwa ari hanze aha nabo barayabakanuriye. Tubibutsa gukora subscribe, share, like, comment. Mwakoze rero kudukurikirana.